umukobwa ndabona ari mu kazi kose ufite ikintu kimeze kuri wagira ngo kirimo amazi wagira ngo kiri mu ishashi njye natungana ko n'umuhungu yisiga makeup z'abakobwa nisege ubwo mama wawe si wo aba yaraguteye ubutinganyi era ko Imana ibaho ndabyemera kibaho none se iyo ubonye Imana yarakuremye ikakugira igitsina gabo warangiza wowe ukigira igitsina gore uba mu butarayibabaje yewe ndumva ibyo bintu bitanashoboka kandi rero riza amagambo abe make twubahane Imana ishobora byose ibyo bintu yabigukuramo umudayimoni w'ubutinganyi yabo nimba yarandemye gute wambwira ko yabimvanamo kandi ari ibintu biba mu maraso yanjye ni nkuko nawe uzunguza ikibuno ako ntago nkibikora kubera ko nabyiye ubwo nyine buri muntu n'agahondesho ke oya utangiye kundakarira kandi ngiye ndi kugusaba yuko allo yewe telefone ni kompose ko va mu kibuga abana bakuri cyo kibuno cyawe nimba warigwaga ikizunguza hari abandi barimo baraza hari abantu benshi bari kuvuga bafite ikibuno ego cyecuri nahubwo va mu kibuga mukecuru reko ntomba kurusha byeri ariko no kuri uwo mudayimoni ni mubi w'ubutinganyi mudayimoni urimo what mu izina rya Yesu ndetse umudayimoni w'ubutinganyi allo nkuko nawe wavuye mu kuzunguza amabuno ukajya mu rusengero ni nkuko rero uwo mudayimoni natsinze niwe nshaka ko nawe utsinda ukava mu butinganyi ukareka kuba umugore kandi uri umugabo n'ukuri waba umupapa mwiza ukabyara n'ibibebe maze uzabamzarire ubu so waga umukobwa nkanjye wamutera inda dayimoni yakwaritsemo kandi igomba gushya esege ntago ugira ubushyuhe nk'ubw'abandi basore ubushyuhe utalomba sukari izina rya Yesu gabanya isukari mko ndabona yo yapanze si yapanze buriya oya igeze muri angahe igereka nkubwire buriya unarambuye ukuboko kwa kankubita urushyi data twese uri mu ijuru nje imbere y'amaso amva muko urashaka kunza muri isukari twubahane Agasaro TV. Abakunzi b'Agasaro TV tubahaye ikaze mumerereye impande n'impande ndetse tunabashimira buri mwese mwakoze subscribe nawe utarayikora uyu no mwamwiza ngo uyikore ubone ibiganiro byiza Agasaro TV tukugezaho mu mwese muri bitekerezo byamwe byiza muri comment tumurabe ingenzi kuri twe umerereye hose Imana ibaha umugisha uyu munsi rero dufite abatumirwa benshi muzi ndetse ntagarubwa mbere tugiye gukorana nabo ku Gasaro TV tugiye kuganira nabo uyu munsi tubahaye ikaze. Yego murakoze amazina yanjye banyita Hugue n'ubusanzwe ntagarubwa mbere twaradukoranye nkaba ntwigikondo ariko mu rugo kwa papa na mama ariko ntababyeyi mfite bose barapfuye banabavandimwe babiri nanjye wa gatatu hanyuma namwe tubahaye ikaze mabuja. murakoze cyane amazina yawe nanone wenda hari umuntu ubonye iki kiganiro bwa mbere wenda wakoze subscribe nijoro ku Gasaro TV yene nitwariza sano zabo uzakitwa zahabu se y'Imana nyine y'Imana yes namwe tubahaye ikaze murakoze cyane hanyuma Liza uyu munsi uhuye n'umuntu bita Hugue wenda benshi bamenyereye kuhuye na Hugue umwakiriye gute ubifashe gute nabyakiriye neza najyaga mubona ariko ntabwo nari nakamubonye amaso ku maso hanyuma Hugue uyu muntu uramuzi so namwumvaga ariko nyine narebaga ku macana atandukanye nkamubona ntabwo nakamubona ku maso gusa nabonaga ku macano ukuntu azunguza ikibuno avuga ati umukobwa ndabona ari mu kazi kose ufite ikintu kimeze kuri wagira ngo kirimo amazi wagira ngo kiri mu ishashi niko kuntu namubonye ako nifuza kuzaganira nawe umunsi umwe none ubu munsi wageze kuganira nawe kandi nabonye ari umukobwa witonda ntabwo nari nzi ko biriya yakoze ashaka kugira ngo ashimisha abanyarwanda n'ubundi ko gushimisha abanyarwanda bihoraho ni ibintu bibaho ariko nabonye mu buzima busanzwe ari umukobwa witonda nigeze kumva navuga ngo yanakijijwe kuko pe nabibonye n'umukobwa wakijijwe ngo muri iyi minsi asigaye yarakijijwe ntabwo ari muri iyi minsi kuva na mbere hose uko namubonye ngiye ku giti cyanjye ko namubonye ntabwo navuga ko gusa kuba yarazunguzaga ikibuno ntabwo bivuze yuko biriya ni ibintu no kugira ngo yitwikire gusa arebe ariko mu buzima busanzwe nabonye uko twaganira imbere ku ruhande
tutaraza imbere ya kamera nabonye ari umukobwa utuje. Hanyuma uyu munsi ngiye nkubonye muri look itandukanye niyo nari nkuziho, ndabona uyu munsi ufite makeup iwana nziza, bayita eyeliner ku zuru, mascara ku majisho, agatiro, labero, mbese foundation, makeup zose zusu. Uyu munsi ndakore makeup gutya. Okay, murakoze cyane n'umukobwa w'inshuti yanjye. Nabimubajije mbere yuko nyakuza namubwiye nzi kukuvuga. Arambwira nta kibazo tumuvuge. Umukobwa bita Dose. Inshuti yanjye tumaranye igihe. Dose makeup. Yeah, Dose makeup. Umukobwa w'inshuti yanjye niwe na ko kare twari turi kumwe, arambwira ati ubwo surajya imbere ya kamera usa nabi. Ndamwase subiza ko n'umusanzwe njye nikora makeup se ngo yanguze kuza nkukira akarusho. Agenda ajya mbona amaze gukaraba tangiyayo buko akomeje kumumagara ngati uribeshye ugenda ntaguteye makeup ndakwica. Ndagenda njyayo arazintera kandi ndamushimira n'umukobwa uzi gukora makeup. Yeah. Hanyuma uyu munsi uhuye n'umuntu bita Hugue. Hugue wari usanzwe umuzi iki? Hugue wamubonaga gute? Wari ufite amatsiko yuko nimuhura bizaba bimeze biti? Nari muzi nyine nongeraga numva bavuga ngo n'umutinganyi. Nongeraga mbibona nabyemera ku macana atandukanye. Nuko nari muzi. Hanyuma se kubuhuye n'uyu munsi niki cyagutunguye mwakiriye gute? Njye natungana ko n'umuhungu wisiga makeup z'abakobwa. Wenda abandi nzi ko kiretse agiye nko muri shooting y'indirimbo kandi nabwo usanga bamukoreye ku munwa nabwo akantu gato cyane bitagaragara cyane. Bitari bizarre tu. Hanyuma uyu munsi ubonye makeup afite, wowe uwo bonaga kuri cana ubonye ari we wanyawe cyangwa se urabona ari mwiza kurenza kuri cana uko wabibonye? Nabonye ari we wanyawe ariko ubwiza bwe ntago nabasha kububona neza. Ubu nta muntu mubi n'ubundi ubaho ariko ntago nabubona neza kuko biri mu rujijo. Urabona ari umuhungu, urabona ari umukobwa n'ise. Ntago nzi ukuntu nabyakiriye. Hanyuma uyu munsi hari ikintu wagendere wenda kubwira Hugue cyangwa se abanyakunzi bagasaro TV, ni iki kintu kuri uyu munsi wababwira ijambo wagendanye? Ijambo rya mbere nabasuza nkababwira ko mbakunda, nkababwira ngo Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero hari igihe ujya ugira amatsiko cyane kandi uyu munsi koko nabibonye nkurikije utubazo twinshi wambazaga nkubwa ati uyu muntu muraza kuganira cyane ko wenda nawe yambwiye ati nefite amatsiko yo kuzibona uyu mukobwa kuko niba bira bintu yirirwa akora kuri YouTube niduhura aricyo kintu cya mbere akoze. Atungurwa wenda nuko namubwiye ati yarakijijwe kuko yambazaga ati se kuko bira yarakijijwe cyangwa ndambwa ati yarakijijwe nawe Hugue ntekeza ko wenda wabibonye. Nabibonye. Hanyuma rero Liza, hari ibibazo ubifite kuri Hugue wenda kuri uyu munsi? Ngira ibibazo mumbariza byo wumva ufiteho amatsiko cyane ko hari amatsiko agufiteho. Ibibazo namubaza. Reka mbafashe mbahe n'indi mikro. Hugue uzi ikibazo mba nakubaza se cya mbere? Amazina yawe nyakuri atarayo ngo yakunda wumva ko biri kose ntago mama wawe yakubyaye ngo ahita amenya ko uzaba umutinganyi kuko umwana wamwita izina kiri uruhinja. Amazina yawe nyakuri ni nde? Okay, urakoze. Liza, amazina yanjye bwite n'ubundi ni Hugue, hakazamo n'izina rya famille ry'umuryango wa papa. Ni Nyirinkwaya. Ni Nyirinkwaya Hugue. Niyo mazina niswe na papa na mama. Yego. None se Hugue, ikindi kibazo nakubaza ko numva ufite n'amazina meza, izina Nyirinkwaya n'izina rya ubundi nkunze kuribona n'abapapa biyubashye. Wumva okay, wowe wiyumva wenda ndabona wifata nk'umukobwa, wimva nk'umukobwa ariko se wiyumvamo imisemburo ya gihungu, ubuhungu bwawe hari icyo wumva bukumariye se ufite umwana? Liza nta mwana mfite kuko ndacyari mutoya. Imyaka sinavuga ngo iby'imyaka ni iki kuko ndacyari muto. So imisemburo mfite ntago navuga yuko imyinshi irimo ni igikobwa gusa, ntago ari igihungu. Igihungu ni mikeya cyane bitewe n'ukuntu nagiye nkura
na karagiteri zanjye nagiye nkuranamo zose hamwe n'imikino nagiye nkina. Ntabwo nigeze nkina imikino ya gihungu, nacyo ni imikino ya gikobwa cyane kuko nakunda guheka ibipupe, gukina bya bindi bita ngo ni iki harya ni agapira lasitike tayari ikibariko. Niyo mikino yanjye na kimwe naniga muri primaire, niyo mikino nakinnye cyane kuko ntabwo nari nzi kwambara ngo ikabutura cyangwa ipantaro ya gihungu. Nambaraga amapantaro y'amacupa y'abakobwa, nkaba ndi mu rugo ngo ni ikanzu, zino kanzu z'abayisilamu. Iyo ndi mu rugo mama akiriho na papa akiriho, ntabwo nigeze mbona banyambika imyenda ya gihungu cyane. Nambaraga imyenda imeze nk'abakobwa, ntabwo kuko nkiri n'umwana ntaratangira amashuri nari mfite umusatsi muremure. Mama akunda kunsuka ko yari afite isaro, mama akansukisha, nkabona nta kibazo cyo mu rugo, nkabona papa nta kibazo afite cyo kubwira mama ngo se ngo ko mbona uri gusuka umwana wanjye ibintu by'abakobwa kandi ari umuhungu, nkabona nta kibazo papa ari kubigiramo. None se ubwo mama wawe si wowe waba yaraguteye ubutinganyi? Ntabwo navuga ko ari wabunteye kuko meme navuga yuko ariko navutse meze kuko navutse nsa na mama na karagiteri zanjye. Singiye kuvuga ngo ibintu byo muri famiye harimo kwa. None se Hugue, njyewe rero uze kunyihanganira kuko nkikubona bwa mbere nakwibajije ibintu byinshi kuko ntabwo ari ubwa mbere mbonye umutinganyi. Njya mbona n'abalesbienne, hari twari turi kumwe twaranasenganye witwa Tayira, ariko ubundi njye n'ubwa mbere nicaranye n'umutinganyi w'umuhungu tukagenda deep. Ese Hugue, wemera ko Imana ibaho? Ndabyemera ko ibaho. None se iyo ubonye Imana yarakuremye ikakugira igitsina gabo warangiza wowe ukigira igitsina gore, uba wumva utarayibabaje? None se kankubaze Liza, ubwo mvuze ngo nabagiye kugondoza Imana kuko nimba naravutse nimereye gutya bifite uko yabigenje, bifite impamvu, niyo yandemye. Uburyo ijya kunshyira mu nda ya mama nkiri urusoro niyo yari kubyumva. Buriya amezi 9 ni menshi cyane kugira aho ngeze kuri iyi si. Kuba naragiye nkura rero meze gutya ntabwo navuga ko Imana naba narayihemukiye, ntabwo nayihemukiye kuko niyo yandemye. None se Hugue, nk'umuntu agusabye, umuntu mugenzi wawe wenda nk'urugero nkanjye cyangwa undi uwo ari we wese, ko kuva wemera Imana buriya wemera yuko inashobora byose, ni ukuvuga ngo umuntu agusabye ko ibyo bintu ubirwanya kuko ni umudayimoni. Umuntu agusabye ko umurwanya ukaza imbere y'Imana ikaguhindura, ukagira ubugabo bwawe wavukanye, ugasubira nawe ukaba umusore ufite ubushyuhe nk'abandi, ukaba umusore muzima, kugusha iyo misatsi ukaba umuhungu mwiza, uzi wogosha iyo misatsi ukifata neza nk'abandi basore, ukaba umuhungu mwiza, ukuntu wabyara n'ibibebe byiza kandi byashimisha abantu bakuzi, byashimisha Imana. Ni ukuvuga ngo umuntu agusabye ko uva muri ibyo bintu ukaba umwana mwiza, ukaba umwana w'Imana mwiza, ukayubaha, ukayikunda, ukayikorera, ukaba umusore mwiza, ukaba umupapa mwiza, kororoka nk'umusenyi wo ku nyanja nk'uko Bibiliya bivuga, nk'uko Imana ibivuga, wabyemera? Okay Liza, ntago navuga yuko umuntu agiye kumusengera kuko nanjye ndisengera kuko bukeye ko bwije, uko ngiye kuryama ndasenga. N'iyo mbyutse nshimira Imana ko mbyutse ndi muzima, kuko ari igihe ubyuka ugasanga hari undi waryamye nta kintu na kimwe yabaye akabyuka yapfuye kandi yanasenze iyo Mana. Kuba rero ngiye navuga ko nabona umuntu ujya kunsengera ngo cyangwa se ngo nisengere, yewe ndumva ibyo bintu bitanashoboka. Kandi rero Liza amagambo abe make,
twubahane. Ntago nakubahutse ahubwo njyewe ndikumva uri kunyishyira muri nyine vive yanjye kuko iyo ni ibintu byanjye. Ntunyumve nabi, ntago ari kwinjira muri vie prive. Niba wowe wumva ko Imana ibaho kandi ukabumva ko ishobora byose, sinumva impamvu tumva ko yagukuramo ubutinganyi. Ntago umva ni ibintu navukanye, ntago ari ibintu bavuga ngo nabyishyizemo mbishaka. Ariko niba Imana ishobora byose ibyo bintu yabigukuramo, umudayimoni w'ubutinganyi yabo. Nimba yarandemye gute wambwira ko yabimvanamo? Kandi ari ibintu biba mu maraso yanjye. Ni nkuko nawe uzunguza ikibuno. Ako ntago nkibikora kubera ko nabyiye. Ubwo nyine buri muntu n'agahondesho ke, sibyo? Liza, buri muntu n'agahondesho ke. Agahondesho nagaki? Uzajya kubaza kuri Google kuko Google niyo iguguringa neza, sibyo? Agahondesho. Igeze katangiye kurakara. Ntago ngiye kurakara. Oya, utangiye kundakarira kandi ngiye ndi kugusaba yuko. Allo, yewe telefone ni compose koko. Erega yige kwakira agakiza bivuga kuba wafasha n'abandi kukakira. Buri muntu burya nawe wisengera, sibyo? Iyo buri nkuko nawe wafashe decision zo kwivuga ngo ndetse kuzunguza ikibuno, sibyo? Umaze urabiretse ushize agapira hasi, ubwo nyine umaze kunanirwa mu kibuga. Uko wasanga ari abantu benshi bafite ikibuno bagira ngo bashyizemo iki, ngo bameze nk'abatanzaniya akazi babandi nyambona kuri televiziyo. Rero nimba wumva ko wakijijwe, va mu kibuga abana bakuri. Icyo kibuno cyawe nimba warigwaga ikizunguza. Hari abandi barimo baraza, hari abantu benshi bari kuvuga bafite ikibuno. Ego cyecuri nahubwo va mu kibuga mukecuru. Ntabwo nasazishijwe nuko naretse kuzunguza ikibuno. None ubwo washajijwe n'iki ko mbona ntabwo ari nzamurira isukari yeze mu gihumbi. Ntabwo ari njye washaje. Reko ntomboka kurusha byeri. Ariko nukuri uwo mudayimoni ni mubi w'ubutinganyi. Na mudayimoni urimo. What? Nukuri ni umudayimoni mubi uba wakwaritsemo. Ubwo nawe rero ufite umudayimoni uko wagukuye mu kibuga. Ntabwo ari umudayimoni ahubwo ni ukumenya Imana tu. Nanjye Imana ndayizi. Nese ni wizi se wayigandukiye yige. Umva kwigandukira ntago ujya kubinyigisha. Ntabwo uri mwarimu kubyo wajya kumva. Ukavuga uti ngewe yige nyiri nkwaya mu izina rya Yesu ndetse umudayimoni w'ubutinganyi. Allo, ngo iki? Ukavuga uti mu izina rya Yesu ngewe yige umudayimoni w'ubutinganyi ashyi. Icara utagwa. Ariko kubera icyo umuntu uri mu buyobe umubwira ntiyumve. Ari mu buyobe buhe? Ubwo ni ubuyobe bukomeye. Nta buyobe ndi mushusho. Nukuri ni ubuyobe, maze uzegera Imana uzasanga maze warayobye. Umva no mu cyumbi wanjye habamo Bible n'igitabo cy'indirimbo. Uri kumva? Nubwo ndi umukatolika ariko Bible ndayemera. Nese ni wiyemera kuki utayisoma ngo umenye ko urashaka kunyigisha gusoma Bible? Oya, ugomba kuyisoma niba uyifite kuko ntabwo Bible ari isahana, ariko ntugatunga ikintu kidafite icyo kikumariye kandi gifite akamaro gakomeye. Nta munsi nayisoma ndayisoma uko ngiye kuryama niba naba nanywe ifanta yindi bita Sprite, niba nanywe ebyiri nanywe 3. Ariko uzi ukuntu iyo ntabwo ari fanta, iyo ni inzoga. Ubundi mitsingi ni inzoga. Ariko uzi ukuntu izi nzoga twazinyweye. Mitsingi uyibonye hehe ko hagujya n'amaso unandarika ko ari fanta Sprite nifitiye hariya nibikiye hano ku ruhande. Burya ni Sprite. Ni Sprite. Ariko nukuri ndagira ngo umbabarire dufatanye basi nk'abanyamasengesho dutsinda umudayimoni w'ubutinganyi. Kuko niba ufite Bible sinzi impamvu udasoma muri Bible ngo umenye ko icyaha cy'ubutinganyi Imana icyanga ku buryo byatumye irimbura Sodoma na Gomora. Ko kitarimba isi yose ngo natwe tuve ku isi. Twese ku murongo. Yarimbuye agace gato cyane. Agomba kuri bavuga muri Bibiliya niko yarimbuye. Ko kitarimba isi yose. Erega yige ntago mbikubwira ntago nakwibanzeho kubera ikindi kintu. Oya ndumva wibanze ku. Ngewe so nibanze ahubwo nibanze kuri uwo mudayimoni urimo. Nta mudayimoni urimo. Ubu mwaramutse mu gitondo ihwanye n'ubutinganyi. Nkuko nawe wavuye mu kuzunguza amabuno ukajya mu rusengero. Rero uwo mudayimoni natsinze niwe nshaka ko nawe utsinda ukava mu butinganyi ukareka kuba umugore kandi uri umugabo. Ni ukuri waba umupapa mwiza ukabyara n'ibibebe maze uzabamzarire. Ubu so waguha umukobwa nkanjye wamutera inda.
gutenda babigenza bate no kuzamara ukuboko cyangwa no kufuna amazuru shayige maze dayimoni yakwaritsemo kandi igomba gushya nuko Imana muzibane ndumva yabana n'umugabo wawe mwiza ariko Imana ntago uzi ukuntu buri ikomeye Ige uzi ko bisabye uwo mudayimoni yawugukuramo mu bintu by'Imana ubishyire ku ruhande tugande ibintu bisanzwe mu buzima bwacu ibintu by'Imana outside please bigusabe ibintu by'Imana ndumva ari byo winjiyemo cyane nese ko twese turi abantu b'Imana kubera icyo udashaka ko mu biganiro tugirana Imana izamo tugane ubuzima busanzwe usko shitani irimo irakugira imbata neza burundu shitani bahehe ko twese kuri iyi si twese nubwo bavuga ngo ijuru rirahari ndabyemera ijuru rirahari twese tuzaritahamo neza no shitani ninde si umuntu Ige ngewe ndagusaba ko uretse n'ubutiriganye ibintu byose urimo ubivuyemo ukagandukira Imana Ige waba umupapa mwiza waba umusore mwiza uzamunshakira umumpereze mu twikundanire sibyo uwo mpapa uri kuvuga ariko kucyumva ko wakundana n'umugabo mugenzi wawe none nimba ari yo guni yumvamo esege ntago ugira ubushyuhe nk'ubw'abandi basore ubushyuhe ndi ya ndirimbo se nk'aba bandi byo bavanga ubushyuhe utalomba sukali izina rya Yesu Imana ikundi ndi kumwunda bikata mu maso kuko ndumva ntazi ibyo urimo gabanya isukari mko ndabona aho yapanze si yapanze buriya igeze muri angahe igeze muri kangahe igeze muri ijana ameze nk'ikinyarwanda urimo uvuga ntacyumva aho ndi kuvuga icyongereza ariko kubera icyo umuntu yakubwiye ngo muganire udashobora kumva ariko mushobora kuganira ku bintu byakugirira akamaro n'isaha Liza twatandukanye ukavuga uti Liza yambwiye amagambo kandi yanyubatse hari ikibanza nguriyemo hari inzu nyubakiyemo hari amafaranga umpaye erega ikibanza cya mbere ni mu mutwe buriya mu mutwe wawe hagutse wareka n'ibibanza waba sekimondo maze aye baba we uzi wagutse mu mutwe ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza ukaba umwana w'Imana ukaba umupapa mwiza uzi ukuntu waba sekimondo uzi iyo wicaye kuri moto ubuzi kuri uri buhure na accident mu muhanda ndakubaje ntabwo ububizi ariko ubiteganya kubera ko agahanga umugenzi kabe yagiye gusa we wizera Imana ukagenda gusa iyo mbwiye Imana ati Mana undinde ku kino kinyabiziga ngiye kujyaho aho ngiye mpagira amahoro ndumva nta kindi kintu kiba gihagije kindi ese kuyibisaba ese Ige wemera ko icyo usabye Imana ikigukorera inshuro nyinshi kankubwire mko inshuro nyinshi iyo nsabye Imana ati nkayibwira Mana mu mufuka harimo vide uri kumva cyane muri wahita ngirimo vide ngira ikintu nkorera nayo ndagushimisha kandi yimaze kubinkorera umva genda nkareba wa muntu ufite agahinda babandi bari ku muhanda niko navuga babandi bari ku muhanda niyaba 10 yaba inoti ya 5 nenda nkayimuheza nkamwe ati genda wibera muvandi ntago wavutse umeze gutyo yo uba waravutse umeze neza ubugendesha amaguru nkanjye Imana ingiriye neza reka nanjye nkugirire neza ubone icyo ushyira mu gifu gukinzarira ryana muvandi ntabwo nanakubwiye n'ijye unabona ba bantu bari ku muhanda birirwa basabiriza bafite ikibazo ko bavukanye ubumuga ujya unijijisha basukuremo niya 500 uyijugunyeho umbwira ati ndagiye akira Ige cyo ni igikorwa cyiza cyane n'Imana iguhera umugisha buri munsi ariko sinumva igitumi gukorera ibintu byiza nk'ibyo ariko wowe ukayibabaza nyibabaza gute se nese n'Imana yarakuremye kakugira umusore mwiza nkawe avamo ko urashaka kunzamura isukari twubahane orega ntunyumve nabi si nkumva nabi please twubahane sibyo ariko se Ige ko mbona kuba ndimo kukwigisha ijambo ry'Imana bigiye gutuma undakarira ukatangira kumbwira nabi Ige reka nkubwire buriya unarambuye ukuboko kwa kankubita urushyi natega n'undi musaya nk'uko Bibiliya ibivuga ubwo rero mbabarira ntidupfe ijambo ry'Imana ahubwo tuzapfe ko ngushoye mu kindi kintu kibi umva Liza
ntago ijambo ry'Imana ari ikintu numva bakibanzeho cyane, si business ugiye kunshingira, ahubwo wakambwiye ati ahubwo reba nkushingire business igaragara. Erega business igaragara ni mu umutwe wawe n'umutima wawe bihaye Imana. Nta n'ikintu utagera. Imana byibanzeho cyane. Wahinduye kategori. Ese ugenda muri A cyangwa ugenda muri B? Erega Imana niyo yaturemye. Tugomba kuyibandaho kuko nayo twibandaho yige. Ntabwo Imana iragutetesha mu buzima bwawe ukibaza se. Iranetesha nkasumva. Ntabwo ujye ugera ukibaza ko ari we bucura bwayo. Bucura wasanga hari n'abandi bari inyuma yanjye ntazi ko bangana. Nzi ko bangana abavuga siko bavuga bose niko ari abatinganye niko ntabwo rega ubibone. Erega ubutinganyi si ikintu cyiza yige. Ubu se nkaba bibaza ariko ikintu cyababaje Imana ikarinda kurimbura umurwa. Yarimbuye agace, ntabwo yarimbuye igihugu isi yose, sibyo? Kandi wa mukobwa we ubwo uri kunshaka. Oya ntabwo ndi kugushaka, ntunyumve nabi ntibinabe ikibazo. Yige kuba nkubwira ijambo ry'Imana ukambwira gutyo, ntabwo byanca intege zo kubikubwira kuko nanjye nabibwiwe na benshi nkabasuzugura nk'ukuri mu bikora gutyo. Niyo mpamvu rero kuba bataracitse intege bagakomeza bagahatiriza bakarwanya narabatukaga narababwiraga nabi nkuko ushaka kunyumva nabi nkabumva nabi, ariko igihe cyarageze nyine umuhamagaro wanjye uraza kandi buri muntu na samedi yiwe. Nimba samedi yawe yarageze itonde ica neza utagwa nanjye ntagiragera. Please tubahane neza. Ejo bundi hano naganiriye n'umukobwa witwa Tayira, mufataho umwanya muremure nawe ni mugenzi wawe ngo ni umugabo gusa ni umugore, ni umugabo gore, ariko twaraganiriye bihagije ku buryo byageze aho ngaho nawe ararakara tuvugana nabi ambwira nabi, ndamwihanganira ndarwanya kugeza ubwo we inyuma twaravuganye aranshimira nambwira yuko tuzajyana no gusenga. Sinumva impamvu ijambo ry'Imana ritsindira kure. Mwagize mute? Twaraganiriye dusoma na Bible, dukora mwasomye igitabo cya Bibiliya, dukora ikiganiro kirekire. Akumiro situsha ngo iki ngara kubwiye ngo muzaze gusenga. Twabyemeranyijeho ku buryo na hano twarasenze. Imwe arasenze, mwasenze mu gute? Nanjye se wansengeranye nkakizwa. Wabukoze cyane. Icaro tako isengero ndeke. Ige wakihanganye basi tugasenga niba wemera Imana. Niba uzi ko ariyo yakurinze kugera kandi ari nayo igomba kukurinda utaha. Ihangane basi dusenge gato cyane. Reka dusenga akanya gato cyane kuko nta munyagara w'isengesho. Ngaho senga twumve ko basenga. Basi mumiriza wubaha Imana dusenge. Data twese uri mu ijuru nje imbere y'amaso yawe ngushimiye neza n'ubuntu bwawe tugiriye, ngushimiye neza n'urukundo rwawe tugiriye. Twatugeze amasaha tugihumeka umwuka w'abazima, byose ni kubw'imbaraga zawe n'urukundo rwawe. Ndagira ngo nkwereke ibibi byose waturinze mbigushimire, ndagira ngo nkwereke ibyiza byose wadukoreye uhabwe icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire yuko aka kanya ngafashe kugira ngo nguhimbaze, ndagira ngo nkwereke ko aka kanya ngafashe kugira ngo nguhamagare umbe hafi, ube hafi ya Yige, udufashe gutsinda imbaraga z'imyuka mibi mu izina rya Yesu, udufashe shwanyaguza umudayimoni wese udushyiramo gukora ibidakwiriye. Ndagira ngo udukuremo imbaraga z'imyuka mibi zidukoresha ibidahagije bidashimishije n'amaso yawe. Ndagira ngo nkwereke uyu mwana wawe, umuhungu wawe wiremeye kandi ukunda. Ndagira ngo umurambureho ikiganza Mana, umugirire neza, umurinde umudayimoni w'ubutinganyi, umurinde umudayimoni w'ibibi byose bitagushimisha. Ndagira ngo iki cyaha cy'ubutinganyi nk'uko ucyanga kandi ucyanga Mana n'ibintu twese tuzi n'ibintu kiremwa cyose kizi, ndagira ngo umukuremo uyu mudayimoni umushwanyaguze mu izina rya Yesu. Ndagira ngo umukuremo imbaraga z'imyuka mibi zose zimurimo, ndagira ngo ushwanyaguze imbaraga z'abadayimoni zose zimufashe, ndagira ngo ushwanyaguze ingoyi za Satani zose zimuhambiriye, maze umwakire mu bana bawe, atangire nawe kubwiriza, atangire kuvuga ijambo ryawe, atangire gutaka izina ryawe, kandi tubigusabye twizeye imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Ego ndumuze no gusenga da. Niko bakijijwe neza. Nukuri pe. Surumva kuba dusenze ari cyo bigutwaye. Buraje nzamuri isukari.
ibaze tugiye twicarana tugasenga buri munsi kandi turimo dutsinda imbaraga z'imyuka mibi, turimo dutsinda umudayimoni w'ubutinganyi, ukazaba umusore mwiza, ukazavamo umupapa mwiza w'abana. Ko numva ibintu byita ubutinganyi bwinjiyemo cyane. Hago nibyo turi kuvuga ni izina nyandagazi mu buzima. Ni bari ko ryagufashije. Erega nicyo gikorwa ni nyandagazi mama. Nanga ari nyandagazi. Ibaze ugitsinze ariko izo mbaraga ukazishwanyaguza. Huraje. Yewe nizo zabicara utagwa ni wicara utagwa. Aho ubundi se kankubaze. Ni business ugiye kunshingira. Erega nta business irenze mu mutwe wizeye Imana, nta kintu na kimwe kitashoboka. Kumenya Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Agasaro TV.